Yesu akuzaniye inkuru z'amahoro, akuzaniye inkuru zo kukubwira ko ibihombo wari ufite bigiye, kama ko wari ufite agiye, k'ibibazo wari ufite bigiye, ahubwo aje kukubwira ngo komeza ibirori byawe byera, kuko umunyabyaha atazongera kunyura iwawe yatsembwe pe. Uyu munsi mfite ishimwe mu mutima, hari impamvu nyinshi zanteye gushima. Uyu munsi mfite ishimwe mu mutima. Yesu ashimwe bakunzi b'Ikamba Calvary TV, ndabashuje kandi mbifurije umugisha w'Imana mu izina rya Yesu. Ni Pastor Steven, ndashimira Imana ku bwa Kristo Yesu. Uyu munsi nagize umugisha ukomeye cyane wo kubona umwana Imana ihamagaye mu buryo budasanzwe ku myaka y'imito, ariko Imana igiye kumukoresha ibintu bidasanzwe. Ndagira ngo ngutumire kumukurikirana ndetse no kurangiza iyi video, aho waba uri hose uraza guhemburwa n'ikiri muri we. Mbere nuko tumwakira, reka duhamagara umwuka wera. Mwami Imana yacu, manukubane natwe, imbaraga n'amavuta bitwomeho, utugirire neza muri uyu muhamagaro, uko waduhamagaye nawe ukamuhamagara, reka twese dushobozwe nawe kugukorera. Reka amavuta yawe kuri twe, nugiye kurebera ijambo ryawe, twese duhemburwe nawe mu izina rya Yesu, amen. Tugwaye ikaze kuri channel Ikamba Calvary TV, subscribe yawe, share na comment. Imana iguhe umugisha. Twereka rero tubaho umutumirwa wacu abibwire. Karibu mukozi w'Imana. Amazina yanjye nitwa Mugisha Elisa Jesse, mfite imyaka 11, niga mu wa gatanu ku kigo cya Ego Spirit Academy. Amen. Mugisha, ibintu by'Imana cyangwa se guhamagarwa, ivuga butumwa nk'iri ufite byatangiye ryari? Donc wumvisha umuhamagaro wawe ryari? Muri nyamishimira Imana cyane ko navukiye mu muryango ukijijwe. Ubundi mvuka nasanze hari gahunda yo gusenga, buri nimugoroba twari dusenga ko dukurikirana. Habaga amateraniro ya nijoro, tugenda uko dukurikirana, nanjye nkajya ngerwaho. Naho nakuriye nkunda gusoma ijambo ry'Imana kandi nkarikunda cyane. Bishatse kuvuga ko ubu buhanuzi ufite, iri jambo ry'Imana ufite, warikuriye ku gicaniro cyo mu rugo. Yego. Aha wabwira ababyeyi iki cyangwa se abana bato wenda bafite igicaniro wabo bakwita kuki kugira ngo bagere ku rwego rw'ugezeho? Gukunda gusoma ijambo ry'Imana, bagakunda gusoma ibitabo by'Imana, kuko ni ibitabo birimo amagambo y'ubwenge. Amen. Nikuzaniye rero abakureba, abakunzi ba Calvary TV, abakunzi bari muri diaspora, abari mu Rwanda no hirya no hino cyane, kwica nikurikirwa n'abantu benshi, n'icyo bazaniye. Azanye ijambo ry'Imana. Umwanya no wawe. Gusoma ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cy'umuhanuzi Nahumu, ibice 2, umurongo wa 1 aravuga ngo: dore mu mpinga z'imisozi amaguru y'izanye inkuru nziza, akamamaza iby'amahoro. Yuda we, komeza ibirori byawe byera, higura imihigo yawe, kuko umunyabyaha atazongera kunyura iwawe yatsembweho pe. Ramuni Imana atubwiye ngo dore mu mpinga z'imisozi amaguru y'izanye inkuru nziza, akamamaza iby'amahoro. Ayo maguru nta yandi, ayo maguru ni ay'umwana w'Imana Yesu Kristo. Amen. Gakuzana inkuru nziza z'iby'amahoro. Amakuba wari urimo, ibyago wari urimo, intambara wari urimo, akuzana inkuru z'amahoro yuko byose birangiye. Amen. Ngo Yuda we, komeza ibirori byawe byera, higura imihigo yawe, kuko umunyabyaha atazongera kunyura iwawe yatsembweho pe. Satani agutezaga ibihombo, Satani agutezaga ibintu bitandukanye, Satani agutezaga intambara mu rugo, Satani agutezaga ibyaha bitandukanye, atsembweho muri corona, atsembweho. Satani agutezaga ibyago, atsembweho. Imana ikuzaniye, Yesu akuzaniye inkuru z'amahoro, akuzaniye inkuru zo kukubwira ko ibihombo wari ufite bigiye, kama ko wari ufite agiye, k'ibibazo wari ufite bigiye, ahubwo aje kukubwira ngo komeza ibirori byawe byera, kuko umunyabyaha atazongera kunyura iwawe yatsembweho pe. Umunyabibi yatsembweho, Satani agutezaga ibibazo bitandukanye yatsembweho, ahubwo we higura imihigo yawe, kuko umunyabibi yatsembweho. Mureke dusenge dusaba imbaraga kandi dushimira yuko Imana izanye inkuru z'amahoro. Amen. Mana data twese mu ijuru, tugushimiye Mana ineza n'urukundo tugira uko buje nuko bukeye. Tugushimiye Mana kubwo inkuru z'amahoro uzanye zo kutubwira ko Satani yatsembweho. Turagushimiye, tuguhaye icyubahiro. Nsengeye n'abandi
aho bari batajya mu rusengero, nsengeye ngo ubane nabo, ubafashe, ubakurikirane kandi ubarinde ibyaha, ubahe imbaraga zo kwirinda ibyaha mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Nguyu rero umwana Imana ihamagaye, ndabanza gushimira papa we na mama we, ndabanza kandi gushimira n'abandi bantu mufite ibicaniro mu rugo. Muri iki gihe cya none Bibiliya iravuga ngo menyereza umwana inzira y'agakiza. Uyu mwana uko mumubona afite ntara, afite impano, muri we hari ikintu Imana yamushizemo ariko gikuriye ku gicana. Ese wa mwana we iwanyu murasenga? Ese yo musenze ubwiriza kangahe? Ese wa mwana we kubona uyu mwana kuriye ku birenge by'intumwa nawe wagira ngo ntibyakwemera? Ndakwifuriza gukura nk'uyu mwana kugira ngo abashe nawe ubashe kwakira ubutumwa. Aravuze ngo dore mu mpinga y'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza, yamaze gusobanurwa ko nta yindi nkuru nziza ari Kristo Yesu. Hari izindi nkuru wakumva n'izigisho zikumarira, ariko Kristo iyo wamwumvise wakira ubugingo buhoraho. Rero mugisha, Imana iguha umugisha nk'uko yitwa mugisha. Amen. Kandi ubwenge bw'Imana bwuzure muri wowe, amavuta y'Imana abe menshi muri wowe kugira ngo ubashe gukora ibyo Imana iguhamagariye. Turagushimiye kubwa invitation yacu wemeye, turagushimira kubwo guhagarara hano, turagushimira no kubwira ijambo ubwiye abakunzi b'Ikamba Calvary TV. Ndizera ko buri mwana uri bukurebe araza kugirisha kanawe cyo kugira inyota byo gusoma icyanditswe. Turangiza n'iki wababwira? Ababwira gukunda gusoma ijambo ry'Imana, nkabwira n'ababyeyi babarera, nkababwira kubatoza gusoma ijambo ry'Imana kuko nkura hari igihe ntari nzi gusoma, papa akajya anyigisha uko basoma ijambo ry'Imana arinsobanurira. Rero ntashishikariza ababyeyi kujya bigisha abana babo amagambo y'Imana, batazi gusoma bakabasomera bakabasobanurira, n'abana aho batumva gusobanuza ababyeyi kandi bagakunda gusoma ijambo ry'Imana. Biravuze ngo aho urwego ugezeho hari umwanya papa wawe donc hari umwanya yagiye yaguha kugira ngo bashe gukura kugeza kuri urwego. Reka dusabe abantu mwese muha abana umwanya mubigisha ijambo ry'Imana. Turagushimiye, urakoze cyane. Imana ibaho umugisha. Kwikamba Calvary TV, subscribe yawe irakenewe, share na comment. Twari kumwe nande? Namugisha Elisagis. Pastor Steven, turabakunda. Shalom shalom.